tuzataha muhumuro, tuzataha. Reka dusome ijambo ry'Imana, reka dusome ijambo ry'Imana, dufate Bibiliya zacu ducunguze uburyumwete. Na Paulo yaravuze ngo mucunguze uburyumwete kuko imisi ari mibi. Ku bashyitsi nitwa Nzeyimana Batishabani, kuko nabibliye ndi umunyeshuri hano muri kaminuza y'u Rwanda, ni perezida wa sefu. Ndashima Imana kubw'icyizere yangiriye cyo kwikorera muri iki gihe. Imana ishimwe. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bw'isi bwanditswe na Luka, igice cyaho cya kabiri umurongo wa 25. Ubutumwa bw'isi bwanditswe na Luka. Ntabwo njya kure cyane ibyo muri kuririmba. Nagize umugisha kugira ngo twategure hamwe kuva mu iteraniro rya mbere kugera mu rya kabiri. Imana ishimwe. Ubutumwa bw'isi bwanditswe na Luka, igice cya kabiri umurongo wa 25 tugeze kuri 32. Hanyuma turasimbuka ndababwira n'ahandi dusoma. Reka dusome mu izina rya Yesu. 25 haranditse, i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni, uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari ari muri we. Yari yahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo umwami Imana. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko bivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose, kumucyo uvira amahanga no kububwiza bw'ubwoko bwawe bwa Isirayeli. Amen. Reka dusome 36. 36 umurongo wa 36 haranditswe ngo, hariho n'umupfakazi witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri, yari umukecuru wa kera. Amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7, noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyereza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bose bategereje gucungurwa ko Yerusalemu. Amen. Reka twongere dusome mu butumwa bw'isi bwanditswe na Yohana, niho tugiye kurangiriza igice cya 14 umurongo wa 1. Ubutumwa bw'isi bwanditswe na Yohana, igice cya 14 umurongo wa 1, page 110 mu isezerano rishya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, iyo abadahari mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye ngaho ndi, namwe muzabiyo. Kandi aho njya inzira mugize mute murayizi. Muge ngo amen. Amen. Haleluya. Muge ngo amen. Amen. Imana ishimwe. Tujye kuganira ku ijambo rivuga ngo gutegereza ihumure. Gutegereza ihumure ryo kugaruka kwa Kristo. Ihumure. Ubundi biba ngombwa ko ihumure rikenerwa mu gihe hari amakuba n'ibyago, abantu byadogereye bimeze nabi. Buriya iyo haje inkuru nziza ibahumuriza, ibakomeza, bari ibintu byiza cyane. Imana ishimwe. Ihumure n'amakuru meza aturuka ku Mana. Tugende ku ijambo ry'Imana, n'amakuru meza aturuka ku Mana. Mu buzima busanzwe ni igihe umuntu akomejwe, ahumurijwe mu gihe yari afite ibibazo, yabuze umuntu wo kumuba bugufi, akabona inkuru nziza. Byari byadogereye byanze, akabura ati humura, ibibazo birarangiye, wari uzi ukwitaho, hari ubutabazi bubonetse. None rero Imana igitanga ihumure, ikayiha ku bantu babo, ikabwira ngo nimutinye, nimukomere, ndi kumwe namwe. Amen. Amen. Imana, ihumure Imana itanga rigira ku bantu bose, rigira kubo yabwiye. Bishobora kuba ari wowe bitewe n'ikibazo urimo, ariko none ihumure tujye kuvuga n'iby'itorero ryose. Imana ishimwe. Haleluya. Dusoma ijambo ry'Imana muri ubu butumwa bw'isi bwanditswe na Luka, ritubwiye ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni, ngo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari ari muri we, ngo yari yarahanuriwe n'umwuka wera. Haleluya. Ngo ko atazapfa atabonye Mesiya. Imana ishimwe. Yari yabwiwe yuko atazapfa atarabona Mesiya. Ndagira ngo mbibutse gato muri iki gihe ihumure ryari ritegerejwe byari byo kuvuka k'umucunguzi wacu Kristo. Byari byarahawe Abisirayeli imyaka irenga myinshi cyane. Wibuke Yesaya yigeze guhanura aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, bihashira imyaka irenga 600 iryo sezerano ritaraza.
ariko hari ikintu kimwe nabonye kuri uyu musaza amateka atwereka. Muri we mu myaka yari afite myinshi, ngo yakomeje gutegereza ihumure ry'ibyavuzwe n'ibyahanuwe nubwo byari byaranditswe, ngo ariko umwuka wera yaramusuye aramubwira ngo ntabwo uzapfa ngo utarabona nde Mesiya. Haleluya, amen. Yategereza amasezerano, agira umugisha cyane. Ayo masezerano asohora akiriho kandi asohora akihagazemo. Hari igihe abantu bahabwa amasezerano bafitanye ibihe byiza nk'uko turi imbere y'Imana, turi guhabwa amakuru mu bundi buryo, ariko igihe kikagera abantu ntibayihagararemo. Ariko Bibiliya itwereka ko ngo hari ibintu bigera muri 4 cyangwa 5 bigaragaza ko Simiyoni yarahagaze mu masezerano yari yahawe n'umwuka w'Imana. Icyambere Bibiliya yatubwiye ngo yari umukiranutsi. Bibiliya itubwira ikintu gikomeye, yaravuze ngo bakundwa, ngo turi abana b'Imana, ngo nyamara uko tuzasa ngo nikurerekanwa, ngo ariko icyo tuzi ni uko ngo niyerekanwa uko azasa tuzagira gute? Haleluya, tuzasa nawe. Agira hepfo aravuga ngo nuko rero ngo ufite ibyo byiringiro mu mutima we ngo yiboneza nuko wagize gute? Rero yari umukiranutsi mu byo akora, yari umukiranutsi mu byo avuga. Niko Bibiliya itubwira ngo icya kabiri cyamurangaga ngo yaritondaga, yategerezaga, yarihanganaga. Muri iki gihe dufite ibibazo byinshi, intambara nyinshi ku itorero, ku mukristo, ku bagenzi, ndetse isi yose muri rusange iradandabirana, yabuze ihumure, yabuze ahantu. Covid yateye ibibazo ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye, impuha z'intambara, inzara n'ibiki byose, uburwayi butandukanye bukuye abantu umutima. Ariko ngo yategerezaga, yaritondaga, akihangana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, nari mvuze Imana ishimwe. Hanyuma ikindi kintu cyamurangaga Bibiliya yatubwiye ngo nuko yategerezaga ihumure. Ibyo zo mu makuba isitegereza ihumure tukavuma cyangwa kujiza, ujya henshi ugashakisha mu muryango, ugashakisha mu bingiganye, ugashakisha ahantu hatandukanye, ariko yatubwiye ngo yategerezaga ihumure. Niko Bibiliya yavuze. Amen. Ikindi ngo gikomeye ngo umwuka wera ngo yarari muri we. Umwuka wera yarari muri we. Iyo umukristo agenda atakiyoborwa n'umwuka wera, biba ari ikibazo gikomeye cyane. Ashobora gukora ibintu bitandukanye, ariko kumubona agenda, burya ni ukubona umuntu agenda yarapfuye ahagaze. Ariko Bibiliya itubwiye ngo umwuka wera umuhumuriza. Bibiliya yambwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ngo niba abana b'iki b'Imana. Pawulo yigeze avuga ngo ndavuga nti muyoborwa n'umwuka, ngo kuko ari byo mutazakora ibyo kamere irarikira, ngo kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, umwuka nawe akifuza ibyo kamere idashaka. Ngo kuko ibyo bintu rero bihabanye, ngo nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Aravuga ngo ariko atanga umwanzuro mwiza, aravuga ngo ariko niba muyoborwa n'umwuka, ngo niba mugitwazwa n'amategeko. Rero bene data, iri jambo ry'Imana ritubwiye ngo uyu mugabo witwa Simiyoni ngo yategerezaga ihumure ry'Isirayeli, ariko ikintu cyamufashaga ngo ni uko umwuka wera yari muri we. Mu kintu cyagushoboza kunesha intambara n'ibibazo bitandukanye uhura nabyo, ni uko ugomba kugendana umwuka wera akakuyobora. Amina cyane. Haleluya, 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 haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo ndakumva amakuru y'umurwa, ngo uri kure cyane hatagera ibyago. Hayiwe Yesu, ndagira mbabwire ngo umwuka wera niwe uduhumuriza, niwe utubwira, akatubwira ngo mukomere bana banjye, nzabana namwe, nzabarengera mu ntambara, nzabarwanirira. Akababwira amagambo akomeye kandi abahumuriza imitima. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki muri Yohana, ryatubwiye ijambo rikomeye riravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, ngo mwizere Imana, ngo nanjye munyizere, ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, ngo iyo abadahari mbibabwiye, ariko yaravuze ngo arahari mwene data. Kora ukiranuka, kora n'umutima ukiranuka, kuko inzu yawe irahari iri kubakwa, ariko ntugomba kuba maso. Yaravuze ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, ngo iyo abadahari mbibabwiye. Mu ijuru ntabwo tuzacumbika, mu ijuru ntabwo tuzakodesha, mu ijuru ntabwo tuzabura ibyo duha abana. Mu ijuru umuririmbyi yaravuze ngo nihe abizera bazajya kuba, ngo muri isi naho tuzakirira, ngo nta hantu hatagerwa n'umubisha, ngo ibi ni ahantu twabihungira. Covid yatweretse ko nta hantu bibi twabihungira.
yatweretse ko no muri Amerika abantu bapfa. Hari igihe cyageze muri lockdown, igihe mu Butaliyani cyangwa muri Amerika hapfaga abantu barenga 1000 ku munsi. Ndagira ngo bwize ko kuri yo muri kirege bakubwira ngo tugiye kuguha wenda tugiye kuguha visa yo kujya muri Amerika. Abantu benshi ntabwo babyumva, abantu bari gupfa bameze nabi, bari kuvuga ngo wajya he. Ariko yatweretse ko muri iyi satani iwacu. Nagiye mbabwire ngo turi abagenzi nukubona abantu bakunze isi cyane bashaka kwitindamo kandi nta kintu kirimo, harimo agahinda kenshi, harimo intambara nyinshi. Nagiye mbabwire ngo nico wita isezerano ry'Imana wahaye nabyo ubwacyo kizana ikibazo. Waruzi ko isezerano wahawe ubwabyo niyo risohoye kizana ikibazo. Hari ubwo yavuze ngo ibigeragezo ngo ibigereza ntibishira, ngo ahubwo kigenda gihindura envelope. Uyu munsi kiba kiri muri envelope y'ubururu, ejo kihinduye y'umutuku. Uyu munsi kuko buri kintu cyose kigenda gihindura, ariko n'igisubizo ubonye ubwacyo nacyo nambarira. Ariko hari ijambo ryiza nakunze Yesu yigeze aravuga ngo muhumure, aravuga ngo muri mwisi ngo nanesheje isi. Haleluya. Ni ijambo Yesu yavuze, aravuga ngo ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri je mwisi mugire umubabaro, ngo ariko nimuhumure nanesheje isi. Kristo aravuga ngo yaresheje isi. Nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ibigeragezo ari byinshi, yanesheje isi. Muririmbyi aravuga ngo umwe kunesha rero ngo nkuko wanesheje mwana umwiringira nubwo intambara zaba ari nyinshi. Ndagira ngo babwize ukuri, muhumure. Abantu bari guhanura bavuze ibintu bitandukanye ku mwaka 2021, impfu nyinshi ziraje, ibice bitandukanye. Wenda bebwe nimukunda gukoresha social media, abazikoresha mubona ibintu bibaho kenshi kuri buzirambuga biracara, abantu barapfuye. Musenga amasengesho gushyirwa ikimenyetso nk'imisi 15, reka 2 3 abadusengesha igirite abagira ute. Ariko ndagira mbabwira ukubwo babwize ukuri bene data. Ntabwo muzi ko ijambo ry'Imana tubwira ngo wa munsi twizeye tukumva ijambo ry'Imana tukizera tukakira agakiza twashyizweho ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo. Ntabwo mubizi ko cyagiye twizeye twashyizweho ikimenyetso. Ntabwo ari bivuga, musome mu Befeso igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 13 harambwira ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari byo by'ubutumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera ngo niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. None iki kimenyetso dushyirwaho ni ikihe bene data? Ngo musenga amasengesho y'iminsi 2, ngo nutayasenga ngo dore ikimenyetso ngo umurimbuzi araje. Ariko se abantu mwe, inyigisho z'ubuyobe zibaye nyinshi, ubuhanuzi bw'ubuyobe bubaye bwinshi. Najya ngo muhange gusa ijambo ry'Imana Bibiliya, ngo ari ryo mwizera murisome rizabayobora, muzabonamo ibisubizo byose mufite. Ibibazo byose mufite muzabibonera ibisubizo. Dawidi yaravuze ngo nabikiza ngo rya umutima wanjye ngo kugira ngo nagucumuraho. Ikintu kigushoboza cyagushoboza kunesha uburiganya bw'umwanzi, ikinyoma giteye mu isi, ni ukubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Arabanga ijambo ryawe data ngo nitabaza ari muri kiri birenge byawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ikibazo nuko abantu badashaka kuyoborwa n'Imana, ahubwo bashaka kuyoborwa n'ibindi bitari by'Imana. Iyo abantu bagize ubwoba intambara zije bihutira kubahanuzi, bakihutira kubapfumu, bakihutira mu bintu bitandukanye. Ariko ukwiye kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, mukomeze urugendo mwe gucika intege. Bibiliya ngo nimukomeze mugende. Niki kibahagaritse umutima? Niki kibajyana mu byaha? Niki kibasubiza inyuma? Niki kibabuza gusenga? Niki kibabuza gukiranuka? Niki? Kristo atwereka urugero rwiza mu byo yagerageje byose, ntiyigeze akora icyaha. Kuki tutamwigiraho tugatera ikirenge muke? Haleluya. Abantu muri iyi minsi ntabwo babashije gutegereza ihumure, bategereje ibindi bintu bitandukanye, bafite ubwoba bw'ibihe bw'ejo hazaza. Ariko yaba mwamenyaga, Bibiliya irambwira ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose muzagira gutera. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bene data niki kibahagaritse umutima? Bibiliya yarambwiye muri Yesaya 35 umurongo waho wa 5 iravuga ngo nimukomeze imitima itenebutse, mukomeze amava sukuma, ngo mubwire imitima itinya mutini mukomere. Nimukomere. Mukomeze urugendo, mwe kujya mu byaha, mwe guhurwaho Satani. Intambara Satani ntabwo yeretse kurwanya abagenzi. Ibyaha dore bimaze kuba byinshi, ariko dufite isezerano ry'uko nituba muri Kristo. Bibiliya ngo nima muri je namwe ngo amagambo yanjye akaba muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa.
si ukunesha tuzanesha, ariko nidukomere twizere ibyo Imana yavuganye natwe. Amen. Haleluya. Hasa ahantu twasomye nakunze ibintu bitanu ngo byaranze uyu mukecuru. Bibiri tubwira ngo witwa Ana, ngo uyu nguyu Bibiri tubwira ngo amateka ngo yarashaje cyane, ngo yabanye n'umugabo yari akiri muto, ahari yari afite imyaka 18 cyangwa imyaka 21, ngo arangije abana n'umugabo ngo imyaka 7, ngo nyuma y'imyaka 7 amara indi myaka 84 ari umupfakazi. Ariko ngo ntiyaretse kuza mu nzu y'Imana. Ikintu cyamuranze yihanganiye mu bupfakazi bwe, arategereza. Ariko abantu benshi bananiwe kwihangana, abantu benshi bananiwe gutegereza. Bibiri irambwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko nawe arakwemerwa azaga ikamba ry'ubugingo ngo iby'Imana yiteguriye abayikora. Haleluya. Amen. Amen. Yihanganye mu bupfakazi bwe. Icya kabiri ngo cyamuranze, ngo muri iyo myaka ngo ntiyaretse kuramya no guhimbaza Imana. Ntabwo yigeze asiba kuza mu rusengero. Yari umudiyakoni mwiza uzi gutegura, yari azi gutunganya ibyo mu nzu y'Imana, ariko akaba ari umuramyi ndetse agahimbaza. Ikintu cyitwa kuramya no guhimbaza ni isomo rinini cyane, ariko Bibiri tubwira ko dukwiye kubaho ubuzima buramya, dukwiye kubaho ubuzima bushima Imana no mu ntambara zacu no mu bigeragezo byose, ariko dukwiye gushima Imana. Bibiri avuga ngo mushime mu misi yose ubudasiba. Haleluya. Haleluya torero. Ni ikintu kidukwiriye ngo dukwiye kuramya. Yahoraga aramya. Ngicya gatatu ngo yiyirizaga ubusa cyamuranze. Ibintu byagufasha gutegereza Uwiteka, kugufasha gutegereza kuza kwa Kristo. Ntabwo wategereza Kristo udafata n'igihe cyo kwiyiriza ubusa ngo wiringe Imana usenge. Haleluya. Ariko twe biratunaniye. Wabwira abantu se muya gusenga reka data covid se biki n'ibindi bitandukanye. Ntabwo yego twageze mu gihe urusengero insengero zirafungwa, abantu bajya mu rugo, ariko nibivuga ko abantu badasenga. None se uyu musaza witwa Simiyoni uzi ko yamaze imyaka myinshi ngijwi ry'Uwiteka ryari ryarazimye muri Isirayeli, ryaracecetse ritakivuga imyaka irenga 400 igashira muri Isirayeli hatumvikana n'ijwi. Ariko ngo muri iyo myaka we yari afite, yari amaze y'ubusaza, yari yarahawe isezerano yuko atazafata abonye Mesiya, ngo akaritegereza kiranuka yitonda, ngo afite ategereza ihumure, ngo kandi umwuka wera ari muri wanamuyobora. Haleluya. Ngo kugeza umunsi yageze mu rusengero, ngo agezeyo ngo aterera umwana, ngo aravuga ngo mwami none urasezerera umugaragu wawe amahoro nkuko wabivuze, ngo kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ngo ko witeguye mu maso y'abantu bose ngo kuba umucyumvira amahanga no kububwiza bw'ubwoko bwawe bwa Isirayeli. Utegereje ihumure? Ese utegereje ihumure byo kuza kwa Kristo? Bibiri yarambwiye mu Byahishuwe 19:7 iravuga ngo twishime tunezerwe ngo kuko ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana busohoye, ngo kandi umugeni we akaba yiteguye, ngo yambaye umwambaro wera w'itare, ngo ariyo mirimo yo gukiranuka. Arabaga ni kibi, ngo hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Amen. Amen. Ega tuzata ngisi nagari iwacu burangayitse senga abantu bazapfa ngo bari gupfa. Umwanditsi yanditse ngo kubaho ni Kristo, ngo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Nasho umuririmbyi yavuze ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru ngo bidutera umunezero bikatwishimisha, akatwibutsa ngo mwisi n'umushyitsi sinzayihoraho ngo ahubwo ndi kugenda rugenda mw'ijuru. None ndashaka iyi si ko ari iwacu, mwakoze ibyo mugomba gukora tukakiranuka tugataha. Ni iki? Ariko ikibabaje giteye agahinda nuko dushatse kuyitindama cyane, kandi ikibabaje nuko imirimo yacu tutari kubasha kwikiranukamo. Tugenda nk'uko abisi bagenda, turi kwivanga cyane, tukivanga mu byaha, twivanga n'ibindi bitandukanye. Ariko ijwi ry'Imana rirakubwira ngo kanguka, 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 umenye ngo wibuke ikintu gikomeye. Nari gusorezaho mvuga wibuke umugani w'abakobwa 10, ngo harimo abakobwa 5 b'abapfapfa, hakaba n'abandi 5 b'abanyabwenge, ngo urusaku rwaraje ruba rwinshi, bose ngo bari basinziye. Muri igihe kiragera umukoraza, ngo urusaku ruraba rwinshi banga umukoraje. Nagira ngo babwire ngo igihe kirageze itorero ry'Imana ngo ritahe. Umukwe ageze ku irembo, muri rindi niko nawe yaririmbye. Umukwe ageze ku irembo, ariko ikibazo urusaku, abantu bategereje mu rusaku ntabwo bari kumenya ahantu bategerereza. Nagira ngo mbibutse ngo aha mu rusengero, aha ngaha turi naho twakirira amakuru, ni kuri reception yo guhabwa amakuru, twaje kwakira amakuru, ariko umuntu ategereza ku giti cye.
umuntu ategereza ku giti cye. Mbibutse ko umuntu ategereza ku giti cye. Amen. Haleluya. Umuntu ategereza ku giti. Ujya utegereza umwuka wera, kandi mu gutegereza umwuka wera umuntu ni ikinege. Mu gutegereza ihumure umuntu ni ikinege. Ntabwo areba ngo korari ntabwo nzi cyane, ariko nagira ngo mbabwire ngo korari yo mu Rugarama cyangwa se hariya hakurya, ntabwo twese uko turi abaririmbyi tuzajya mu ijuru, ariko ikintu nababwira ni uko muri iyo korari harimo umugeni. Niyo mpamvu rero ntabwo dukwiye guhagarara mu rusaku. Ubugingo ni ikinege, nshuti yanjye, ni ikinege, kuko nutabukorera ushobora kuza mu rugendo ukabona ibindi bintu bitandukanye, ariko kujya mu bwami bwo mu ijuru. Yesu yigeze avuga ikintu gikomeye nakunze, ndetse na nkinya mba ninginga Imana ngo amahirwe twagize ntazatubera urubanza, ahubwo azakomeze kutubera umugisha. Ayo mahirwe yo kwakira agakiza, tukaririmba, tukabwiriza, tukaza mu nzu y'Imana, ni ukuri ndinginga umugisha. Aya mahirwe twagize ntazatubera urubanza, ahubwo azakubera umugisha wicaye mu bwami bw'Imana. Ko bitagenze gutyo, Yesu yigeze avuga ngo byamarira iki umuntu gutunga iby'isi byose ariko akazarimbuza ubugingo bwe. Arongera aravuga ngo iby'ubugingo, ngo ubugingo bw'umuntu ngo ntibireberwa mu bwinshi bw'ibyatunze. Ariko se bavandimwe, dukora iki? Ubugingo bw'umuntu ntabwo bureberwa mu bwinshi bw'ibyatunze. Oya, ni ikinege. Ni ukugira umwanya wo gutegereza, ukakira Kristo, ukamwegera, ukagira ibanga ryo kwegerwa. Yarambiye umwanditsi Azafu ngo yarebye abanyabyaha, abona ukuntu baguwe neza, abona ukuntu badafite ibibazo, abona ukuntu bari mu byaha by'abahirwa, areba ukuntu bashishe bafite ubutunzi, ngo arangiza ngo ubu ngubu ujye n'ibindi iki gukiranirwa. Ngo arategereza abona agahinda afite, ngo ariko igize umugisha ngo ageze ahagaze ahera, ngo abona iherezo ry'aba bantu bitaga ahiriwe, abona ukuntu bahagaze ahamanyera n'ukuntu ubugingo bwabo bugenze. We reka ategereje areba iherezo rye n'ukuntu anezerewe. Haravuga ngo kuko abakujya kure bazarimbuka, bazijwe kurarikira bose, ngo ariko rigiye kugira Imana cyo kuzakugira. Amen. Gutegereza iki? Gutegereza Imana, gutegereza ihumure. Najya mbabwira rero ikintu gikomeye giteye agahinda mu gihe cyo kuza kwa Kristo avuka. Abantu bose bo muri kiriya gihe cy'Abayuda b'Isirayeli bari bafite amakuru, yego byari byaranditswe biri muri Bibiliya. Amategeko yari abizi ko Mesiya azaza, abafarisayo bari babizi, indaya zari zibizi, abantu bose bari babizi. Reka mbereke, wari uzi ko hari n'umudamu wawe ni ngo ari indaya, wari ufite abagabo benshi, ngo yigeze ahurira na rimwe ku iriba y'Isamariya, nkagiye kuvoma. Yesu akamubwira ngo iyo wari uzi, wari wamenye impano y'Imana, ngo ukamenya no gusabya amazi, ngo wari we wakamuhaye. Aramubwira ngo tubwira ngo tuzi ko Mesiya azaza, turabizi, kandi ntibimubuza kujya gusambana. Ntabwo ntibyababujije kujya gusamba. Yewe uzibuke n'abafarisayo no kumwica, baramwica no bati rero byaranditswe ko azazuka, tugenda turinde imva ye atagira gute, atazuka. Bari babizi. Rero ngo n'ubisirabizi ko kizazaza. Abantu bose ntugire ngo ni wowe cyangwa umva, abantu bose bategereje umunsi, barabutegereje, ariko ikibazo bamutegerereje. Ikibazo ni kwibaza, tumutegerereje. Twakomeye ku idini n'imihango yayo, dukomera ku isi n'imihango yayo, ibintu byose turabivanga. Ariko n'abantu mwe koko mwaretse tugakanguka ko tugeze ku kirengarenga, tugeze hahandi yaravuze ngo nkwiriye gukora imirimo wanyu ntakiri ku manywa, dore bugiye kwira. Mubona tutagiye kwira koko? Ibimenyetso umuntu bitatwereka ko bugiye kwira. Ngaho dusigaye twirirwa twambaye agapfukamunwa, ngaho ngo nta gusuhuzanya, ngaho n'ibiki n'ibitandukanye n'ibitari ibi bizaza. Ariko yaravuze ngo, avuga ikintu gikomeye nakomeje kubabwira. Yesu yavuze ngo ngibyo mbibabwire kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mu isi mugire umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi. Muhumure nagize nte? Ntimutinye, ntimukundwe imitima aribyo mubona. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, ngwiye abadahari niyo mbibabwiye. Ikintu kidutera umunezero kigatuma dukora cyane, dushyiraho umwete mu zuba, mu mvura, dufite ibyo kurya tutabifite, dufite ibyo kwambara tutabifite, ni uko hari umunezero dutegereje tuzagira tugeze mu bwami bwo mu ijuru. None niba udategereje ibyo byiringiro, niki gituma uvunika? Niki gituma ugira ute? Wagakwiye kumenya iyo ntego, ukamenya ngo ese ubwo bugingo ndabufite.
Kristo naramwakiriye, ari muri jyewe, uwo mwana ndamufite. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira murahagarikwa n'ibyo bimenyetso mukagira ute ko ikimenyetso tukiriho kireka niba uri umunyabyaha uzi ko utaravuka, kuko kuvuka bwo bitandukanye no kujya mu mazi bakakubatiza, bitandukanye no kuza hano tukakubona. Ariko niba utaramwakira byo wishaka icyo kimenyetso. Ariko niba warakire Kristo by'ukuri, humura humura humura. Amen. Ndi kugana ku musozo, ariko ukomeze umenye uyu Ana ngo yari ariko ibaze umukecuru ufite imyaka irenga 100, yari afite imyaka 100 igira, kuko nimba arashingiye afite nk'imyaka 18 se wenda mu Rwanda cyangwa 21 akamana n'umugabo imyaka 7 fata 84 yamaze ari umupfakazi uterenyaho n'indi, yari afite imyaka irenga 100 ngo ariko yategerezaga ihumure, yahoraga asenga yiyiriza ubusa, ngo yasengaga amanywa n'ijoro. Amanywa n'iki niko ijambo ry'Imana ryanditse ko twebwe no kwirinda umusumwe biraturanira. Dusengere kandi tugasengera ku byacu, dusengere kandi dusengere ku bizayo, ariko wamenye kugira ubwawe bwawe. Mwabakobwa rero batanu mwababwiye uko dusakuruze ngo baboneze batabaza ya ngo baracana neza baraka isawu n'Imana kuriramo. Haleluya. Amen. Akazasanga mwiteguye nawe bite, ariko twe waranira kwenda kose kugira ngo Imana. Ngo abandi b'abapapa ngo nabo baracoma ngo baracana, ngo akimara gucana ngo bikazima baravuga ati mwaduhaye ku mavuta yatereka date niyaduhaza mujye mu bahanjuzi bajye hanze, ngo muko arinjira urugi rurafungwa sije wahera. Barakomanga dukingurire twahanuraga mu izina ryawe, twakoze ibitangaza, twakijije abarwayi, dukingurire. Hoshi sinigeze kugira gute, waba utegereje ihumure. Urusaku rwinshi rubujije gutuma abantu bategereza, intambara nyinshi zibujije gutuma abantu bategereza, abantu barangajwe n'ibintu byinshi bitumye badategereza. Kamvuga nk'ibintu nka 3 cyangwa 4 bibujije abantu gutegereza. Ubundi dusenga Imana. Icyambere ni imitima ishaje. Ugeze ubona imodoka ifite moteri ishaje, reka kugenda reka da iranga, ariko iyi modoka ibonye moteri ishyashya ugashyiramo iranyaruka ikagenda. Paulo yandikira abaroma mu bice 12:1 arababwira ngo ndabingiga kuko imbabazi z'Imana ngo mutange Bibiliya yanyu ibitambo bizima byera bishimwe n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukuriye. Ageze ku murongo nakunze wa 2 aravuga ngo ntimwishushanye n'abiki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, ntimwishushanye n'abiki gihe. Abantu b'iki gihe bagaragara kwera, ariko wapi kwa kundi Paulo yigeze abwira Timoteyo ngo bafite ishusho yo kwera, ngo ariko bahakana imbaraga zako. Urababona mu rusengero rwose ukabona rwose ni abakristo beza, ariko hanze ahangaha nababwiye ko ari kuri reception niho twakiriye amakuru, ariko ahantu dutegerereza wenda muganga, ahantu dutegerereza kugira ngo tubenye ibyacu ni hahandi mu buzima bwawe bwa buri munsi. N'ubundi tuba twaje mu makuru, kwakira amakuru. Rero hariya ni muri practice, tuba twaye kubishyira mu bikorwa mu buzima busanzwe. Rero ahangaha twese abantu bose barayafite, nababwiye ko bayafite, n'abatari babandi bose barayafite, ariko ikibazo ni ukwibaza ngo abantu bategerereje he. Utegereje Kristo bumutegereza hera, hahandi ahera. Haleluya. Ahera hahandi muri njye yavuze ngo muze mwenyine twihererane musanga ahantu hatari abantu, ngo dore imiruhwa n'urusaku birabaruhije. Ariko rya ngo ukomere ugire utekereze muri aka kanya, niba muri aka kanya ikintu ukwiye kugira umutima mushya muri iki gihe ugushoboza kunesha nk'uko Kristo yanesheje isi. Icya kabiri rero ni ukutivanga n'isi. Abantu bivanze n'isi cyane, ibyo abandi bakora aho kugenda twabigenza gute, ko bimeze gutya, reka ubuzima bucanze abantu ibintu bitandukanye, ariko ntabwo dukwiye kwivanga n'isi. Nk'uko ijambo ry'Imana riratubwira ngo dukwiye kunesha. Haleluya. Systeme y'isi nubwo ihari, nubwo bimeze gute, ariko ukwiye kunesha, kuko imbaraga z'Imana nizo zigushoboza kunesha, kandi Kristo ariteguye kuziguha. Zakire rero uneshe, reka kwivanga. Ubundi iyo abantu bivanze n'isi birakomera. Icya gatatu ni ukuyoborwa n'umwuka wera. Amen. Ukwiye guharanira kuyoborwa n'umwuka wera. Abantu, iyi torero ridafite umwuka wera riba ari ikindi kintu kitari itorero.
iyo umukristo atarimo umwuka wera ntabwo aba ari umukristo. Mbega nasomye agatabo k'umugenzi, Bibiliya ngo karambwiye ngo hari umugabo witwaga Amagambo, ngo umurebeye kure cyane, ngo wabonaga ngo ari umugabo mwiza uvuga amagambo meza cyane mwiza, ngo ariko wamwegera ngo kugenda umwegera ukabona ubwo bwiza bugenda bugushiraho. None ngo yateye ku mantene aravuga ngo kubyo kubana n'umugabo gutoro kubana. Hari igihe ugira mu Kristo ukabana nawe abakristo ariko ugasanga ni ikibazo. Meretse kumva hari umwigisha umwe wese kumva yari ari kuvuga inkuru ngo umwe yari umupasiteri ngo yasigaye akubita umugore ngo ari mu rugo akamukubita ngo akagira uteyera mu buje amahoro, ngo ariko yagera mu rusengero ngo akaba umwana mwiza. Noneho ngo rimwe aramucunga yagiye mu rusengero ngo apakiza ibintu byose fuso, ngo araza aravuga ati ngo aparika ku rusengero, ngo asoza aravuga ati se ibi ngibi birashaka ati reka da ati nabonye ku rusengero uri umwana mwiza twagira mu rugo bigahinduka, ati ndaje rero kugira ngo twiturire aha ngaha utazongera gusubira mu rugo kankubita. Aramubwira ati urankoze reka dutahe sinzongera. Birangira gutya. Rero abantu kuntu bagaragara hano mu rusengero bitandukanye nuko bagaragara bageze mu buzima. Iyo tuje aha ngaha duhita dufata indi sura, oya ngo ni umwambaro duhita twiyambura undi mwambaro tukagenda nk'abana beza. Yesu ashimwe. Ariko ijambo ry'Imana tuvuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bonyine abo nibo bana b'Imana. Abo nibo bana b'Imana. Bitari mirico niba utayoborwa n'umwuka w'Imana mu bizakora, kandi umwuka akuza Bibiliya tugira araza akatuyobora mu kuri kose, atubuza kugendera mu nzira mbi, atubuza kugendera mu bizaha, atubuza kugirira n'abandi, atubuza kugira ishyari, atwigisha inzira tugenderamo. Umwuka wera ni umuyobozi, naho ibindi byose amashuri ntacyo amaze, ibintu byose umva icyo byagufasha. Umwuka wera ushobora kukushoboza kumenya uko ugenda. Haleluya, haleluya. Nimwifuza kuzura umwuka wera abayobore, azababera umujyanama mu buzima bwanyu bwose, azabagira inama, azabakomeza, azabahumuriza. Yego siko ijambo ry'Imana ritubwira, nunyura mu muriro ntacyo uzashya, ntabwo uzashya. Nunyura mu mazi ntacyo uzaba, nunyura mu migezi ntazagutera. Si ijambo ry'Imana ritubwira n'amasezerano. Yewe Yakobo y'ikimubwira niki kitumuvuga ngo umuremyi wawe n'iteka ntande ibijyanye Imana irabyemeza. Ese nurabyumva nkabimwe ngo iteka umuremyi wera wese ngo ntaruha ubwenge bwayo nturondoreka. Niyihe imbaraga abatishoboye. Haleluya, amen. Abarambiwe ngo utishoboye mwongera imbaraga, ngo abasore b'imigenda baziruka bazagenda bazacogora, ngo reka bategereze Uwiteka. Gutegereza ihumure, abategereza Uwiteka bazasubizwa imbaraga. Rero nimutegereze ngeze ku musozo. Ariko ese ntiwaba urangariye mu bindi bintu? Abantu barangariye mu bindi bintu by'isi, ariko mbibutse ko ubugingo ari gatozi, ni ikinege. Uguhabwa umwuka iruhumure, umwuka wera ni ikinege, ntibireba nk'umuntu runaka ngo abantu ngo itsinda, ahubwo ukwiriye kugira. Nagira ngo rero soza babwire ngo twitegure kuko itorero riri hafi. Umukwe ari hafi kuza gucyura umugeni, umukwe ari hafi, ariko abantu ntabwo bari maso. Ariko ukwiriye kunezezwa cyane n'iby'Umwami Imana yaduteguriye. Amen. Tujye gusenga Imana, tujye gusenga. Ese urimba witeguye? Urumva ufite ihumure cyangwa iby'isi biguteye ikibazo? Biratugoye, yego nibyo, ariko humura. Kristo ijambo ry'Imana ngo muhumure nanesheje isi. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Amen. Niko riratubwira ngo mbasigiye amahoro, ngo amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaho nk'uko ab'isi bagira gute batanga, imitima yanyu nihagarare kandi ntitinye. None iki gituma utinya? Uruzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntutinye muri Bibiliya biboneka inshuro zirenga 356. Bivuga ngo umwaka wose buri munsi mu gitondo ijwi ry'Imana rivuga ngo ntutinye. Umunsi wa kabiri ntutinye, ukwezi kwa mbere ntutinye, ukwa kabiri ntutinye, ukwa gatatu, kugeza umwaka w'iminsi igizwe n'iminsi 356. Imana ivuga n'umuntu wayo ntutinye. Ariko cyose ni kangahe duhangayitswe n'ibintu byaduteye ibibazo twabuze aho tujya, kandi Imana itubwira ngo bituyegere. Rero ikibazo nuko tutamenya ahantu dukemurira ibibazo. N'imbere y'Imana niho honyine.
ni ukwizera, ni ukugendana n'Imana. Reka duhaguruke dusenge. Ese waba utegereje? Ihumure. Waba utegereje ihumure ujya kugaruka kwa Kristo? Ko twabonye ko abantu bose bafite amakuru ko Kristo azaza, ariko se urebe abantu Bibiliya yatanzeho ibyitegererezo bari maso bategereje. Simiyoni w'umusaza Bibiliya tubwira ngo yari umukiranutsi witonda, ngo yategerezaga ihumura ry'Abisirayeli, ngo kandi umwuka wera yari ari muri we, ngo ajyanwa n'umwuka mu rusengero akimara guterura umwana, aravuga ngo noneho data ushimwe, urasezerera umugaragu wawe amahoro. Muri ibyo ngo sinzapfa nzarama, ngo kugira ngo namamaze imirimo yawe, mbwira abantu imirimo n'ibitangaza wakoze. Ariko se ubona mu gihe dufite turi kugikoresha neza? Reka twinginge n'ubundi pasiteri atwingingire, ariko usenge urebe, ufate izindi ngamba zo kugira ngo utegereze Kristo, umutegereze hariya ahantu hakwiriye, atari mu urusaku rubaye rwinshi kandi abantu bateze amatwi menshi, ngo abantu barapfuye barashize bimeze gute, ariko wagendeye ku ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana rihari rizakuyobora ari umuyobozi, sibyo? Amen, haleluya. Rwose nimukanguke torero ry'Imana, kuko ibihe tugezemo birakomeye. Karibu pasiteri, nimudufashe gusenga. Nyagasani Imana yacu, Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kandi reka tugushime n'ukuri Imana yo gushinga, kureba gukinirwa bugufi ndetse no gupfukamirwa. Rero aba bantu bamaze kumva amagambo y'ijambo ryawe y'ihumure, imitima yabo icishijwe bugufi no gukomeza kuryumva no kuryuza. Ariko nanone abantu ntibabishobora, ariko Pawulo yuzuye umwuka wera aravuga ngo ushobozwa zose na Kristo umpa imbaraga. Ntabwo rero bubasha umuntu niba natinya umuntu, ahubwo batinya izina ryawe. Baciye bugufi kugira ngo ubejeshe amaraso ya Yesu, imitima yabo itunganishe imbaraga zawe, imibiri yawe ngo yuhagirwe n'ijambo ryawe, kandi babere inkomezi ndetse batere n'imbaraga n'umwete zo kuzasanga mu mahoro kuzahishurwa. Iyo gitumiye imitima yariguye umwuma yongeye kubona imbaraga zigukomokaho bitewe n'ijambo rije mu kanwa k'umugaragu wawe. Nanjye ndasenze rero kugira ngo iri jambo komeze kuryohera abantu nk'ubuki, kandi ribabere impamba n'urwego zazabageza mu gihugu cyo mu ijuru. Barinde dayimoni rusahuzi, bawundi niko bisanzwe ndabimenyereye, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi barinde n'abadayimoni ba kibazo, mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo ijambo ryawe urizirike ku nkomanizo z'imitima yabo, kugira ngo ribabere itegeko teka baryitondere, kandi baryibwire ku manywa na nijoro, kuko ijambo ryawe ari ukuri, kandi ijambo ryawe ari ryo ryatubakuye mu bubata bw'ibyaha. Kandi twemeze neza yuko nituguma muri ryo, ariko tuzaraga ubwami butazasaza. Fasha rero abagore bari aho, ufashe abagabo, ufashe urubyiruko rw'abasore n'inkumi, kandi ufashe mwana w'intama w'Imana, abasangwa n'abashyitsi, buri wese akomeze gusangwa n'ijambo ryawe, kandi bimutere umwete n'imbaraga zo kugukunda no kugukorera. Urakoze rero, baragowe nawe muha umugisha, arwake n'ikakabura icyo kuvuga, kandi umutima w'ujya uwuhaza ibyiza, ubwo tugendereye nawe ntumureke mwami. Ijambo ryawe ryavuze ngo umwigisha ntakabane n'umwigisha. Urakoze kuko uduhaye umugisha, komeza gutanga umugisha n'amahoro mu bantu bawe, bikwiriye byose biduhane n'abera. Nanjye bisabye Imana data n'izina